Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo Abayisiraheli bashatse kureba Imana mu maso, ariko ntibyabahira, bagira ubwoba, igishyitsi, barirukanka ubwo umuriro wakubitaga ku musozi wa Sinayi ndetse n'imirabyo myinshi Imana ishaka kubiyereka. Kuva ibice 20:18. Abantu bose bumva za nkuba zikubita, babona ya mirabyo irabya, bumva ijwi rya hembe, babona wa musozi ucumba umwotsi. Babibonye bahinda umushyitsi, bihagarika kure, babwira Mose bati, bari wowe utubwira, niho turi bwumve. Ariko Imana ye kutubwira tudapfa. Mose abwira abantu ati, nimuhumure, kuko Imana izanwe no kubagerageza no kugira ngo gutera ubwoba kwayo guhora imbere yanyu, mudakora ibyaha. Abantu bahagarara kure, Mose yigira hafi y'umwijima w'icuraburindi Imana irimo. Uwiteka abwira Mose ati, uko aba ariko ubwira Abayisiraheli uti, ubwanyu mwiboneye ko babwiye ntimukagire izindi mana ngo muzibangikanye nanjye. Imana z'ifeza cyangwa z'izahabu ntimukazicurire. Undundire igicaniro cy'ibitaka, ugitambireho ibitambo byawe byoswa n'ibitambo by'uko uri amahoro, intama zawe n'inka zawe. Maze aho nzibukiriza izina ryanjye hose, nzaza aho uri nguha umugisha. Kandi nunyubakira igicaniro cyawe, ntuzacyubakishe amabuye abajwe, kuko nukimanikaho icyuma cyawe uzaba ugihumanije. Kandi ntugashyire urwuririro rwawe rw'amabuye ku gicaniro cyanjye ngo ucyurire, kugira ngo ubwambure bwawe butakigaragaraho. Tugomba kwezwa ku mubiri no ku mutima, kandi tugasaba Uwiteka akaba ari we ubidushoboza. Kandi twacumura, tugasaba Uwiteka imbabazi buri munsi ndetse buri kanya, kugira ngo ajye ahorana natwe kandi ajye abona uburyo atugira inama n'uko twagendera mu ngeso ze nziza. Nk'uko yabwiye Mose ati, genda ubwire Abisiraheli biyeze iminsi 3 kugira ngo abe ari bwo abasha kubonana nabo. Nuko natwe tujye twiyeza buri munsi kandi buri kanya, aho Uwiteka tutamubona mu maso, ariko azajya abona uburyo bwo guhorana natwe no kutugira inama no kubasha kuduhereza ubwenge, kandi no kutuyobora mu nzira nziza n'uburyo yaduhamwa agakiza. Nuko ntitukirare ngo Imana yarabirangije byose. Haracyari uruhare rwacu kandi runini cyane rwa buri munsi, kubera ko Yesu yajyaga gukiza umuntu akamubaza ngo, urashaka ko nkugirira nte? Maze uwo muntu yavuga uko amugirira, akaba ari ko amugirira. Nuko natwe tugendere mu nzira Uwiteka dushakamo kutuyobora, kandi nitumwumvira azatugeza heza. Niba iri jambo rigufasha, wajya kuri Pati Gospel Omega TV ukabasha gukora subscribe, tukajya tubana n'ibindi biganiro birubohora umutima kandi bikabasha no kuruhura. Imana guha umugisha.